turabasuhuje bakunzi ba AGAPE Live Rwanda, twongeye kubaha ikaze mwese abari impande zitandukanye, abantu mutwereka ko mubana natwe, abari mu Rwanda, inshuti zacu ndetse n'ahandi mudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga zidufasha kwagura ubwami bw'Imana. Mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye kubaha ikaze kuri AGAPE Live Rwanda, aho dusangira ijambo ry'Imana, icyo Imana idushyize ku mitima tukagisangira. Tubana mu biganiro bitandukanye, n'uyu munsi tugiye kubana tuganire ijambo ry'Imana, hanyuma turisengeremo, turiganireho, twumve icyo Imana ishaka muri ryo, hanyuma dukuremo icyifuzo dusenge. Tubahaye ikaze rero mwebwe mwese muri impande zitandukanye, tubahaye ikaze kugira ngo mubane natwe, kandi mwebwe mukunda ijambo ry'Imana, mukunda kubana natwe, Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Efeso, igitabo inzandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Efeso, ibice byaho 2, umurongo waho wa 10. Handitswe ijambo rivuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo mirimo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya, Imana ishimwe. Pawulo yandikira itorero ry'Abefeso, arababwira ngo bene data, murabo Imana yaremye kandi ibaremera gukora imirimo myiza no kwigenderamo muri Kristo Yesu. Turaba Imana yiremeye, haleluya, kandi yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, idufashe gukora imirimo myiza, tuyigenderemo, hanyuma iyo mirimo yubahishe data. Zimwe mu mbogamizi cyangwa bimwe mu bintu Satani ajya adutsindisha cyangwa akatuneshesha, akatuma ducika intege mu buzima, nuko yumva ko agutera imbaraga nkeya, akumva ko nta kintu ushoboye. Ariko umva nkubwire uyu munsi ijambo, uri uw'Imana yaremye, ikuremera imirimo myiza ndetse cyane kugira ngo uyigenderemo muri Kristo Yesu. Uri uw'agaciro. Umunsi umwe yabwiye Yeremiya mu bice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 5, aravuga ngo yewe Yeremiya we, nakumenyerega ukiri urusoro mu nda ya mama, burya njyewe nari nkuzi. Mva nanjye nkubwirira ijambo, nshuti yanjye, wowe mukuru cyangwa mutoya, Imana yakumenye kera ndetse igushyiriraho imirimo myiza muri Kristo. Ushobora kudahanura ariko ukazakugirira igihugu cyawe umumaro. Ushobora kudakora imirimo yindi ariko ukagirira sosiyete akamaro, nawe ubwawe n'umuryango wawe. Hari ikintu njya nsoma nkumva nicyo kitwereka ko kimwe mu bintu Satani ajya acisha abantu intege. Hari, reba urugero, muri Kanani Imana yabwiye abantu, irabatuma, irababwira abantu ngo bajye gutata, Mose bajye gutata muri Kanani. Bagezeyo ngo basanga ngo bagenda 12, ariko 12 ngo bazanye inkuru zitandukanye n'iz'abandi 2. Yego rwose byari byo, ariko Imana idukeneyemo ko tuzamura kwizera, tukagendera, ntucike intege kuturuka, ntucike intege kubw'abantu ureba, ntucike intege kubw'ubu porotaye ziriyo. No, bagaruka n'izindi nkuru, 2 muri bo bagaruka n'izindi nkuru, izindi muri zo. Uzi ko mu kintu gikomeye Satani yatwicisha, zimwe mu hantu yanyura akanesha ejo hacu, akahica, akadukoresha ibintu bikomeye byo mu butware bwe, cyangwa akaduca intege mu ntekerezo, agatuma dukena, agatuma tudatera imbere mu bwami bw'Imana. Kimwe mu kintu kimwe cyaguca intege Satani akakuneshesha, ni ukukubwira ko muri Kanani hariyo abantu barebare, hariyo
muri Nzige hariyo amaborodire yagose icyo gihugu. Mu yandi magambo ni ukukubwira ko aho ukomoka hawe nta hantu wagera, nta bakuvugira, nta bagusunika, nta gisunikwa. Haleluya. Wakoze ibyaha byinshi, Imana ntabwo yakumva. Do you understand that kinds of words ashobora kukwicira destiny yawe, kubera ko Satani abakubashije, arakubwira ngo urabizi ntacyo ubashije, ntacyo ukoze, uziko na bya bindi bizanga, uziko ni wanyu, uziko ntawa. Ariko reka nkubwire, uri uw'Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza. Wikigirira nabi ukumva ko birangiye. Hari uwakumva, nakunze Yobu yaravuze ngo noneho tabaza. Hari uwakumva, hari uwo mubera, hari uwakumva, hari umuntu wabwira ijwi ryawe, hari umuntu wabwira noneho akakumva, hari umuntu wagutegera amatwi, hahandi uri mu cyumba, hahandi urimo gusenga, hahandi uri mu ishyamba, hahandi uri mu nzu iwawe, hahandi uri imfubyi, hahandi udafite umuntu, hahandi bagutaye. Hari uwakumva. Uri uw'Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza kugira ngo uzabone ubugingo, uzabeho. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye n'umunezero wanjye bibe muri mwe, kugira ngo imitima yanyu ihore yuzuye umunezero muri njyewe. Haleluya. Rero uri uw'Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza. Mu Baroma haranditse ijambo ryiza riravuga ngo mbese ubwo itaretse gutanga umwana wayo Yesu Kristo yatwimiki. Ujye wibutsa Imana, ujye wongera uyisenga, uyabwire ngo Mana, wowe wampaye Kristo, umwana wawe wakundaga, umwana wawe w'ikinege akaza kuntamira. Uziko Yesu ari wowe yaje gutambirwa, uziko ari wowe yaziye. Urumva urwo rukundo. Yaravuze ngo reka mbabwire ijambo, ngo mwarebye inyoni ukuntu zambaye. Haleluya. ngo ziruta cyane, ngo ziruta imyambaro Salomo yambaraga. Yararimo Yesu atubuza kwiganyira. Arangije aravuga ngo mbese mwararebye muritegereza mubona ukuntu zirya, ninde uzigaburira? Rero aravuga ngo ntimukiganyire ngo mwibaze iby'ejo, ahubwo mumenye ko ibyanyu Data wa twese ari ubizi. Dukwiriye gushyira ibintu byose dukeneye, ziri accessories, biriya bintu byose biri basic needs, ibintu byose dukeneye mu buzima. Umwami wacu Yesu ndagira ngo nkubwire ko Imana ibizi. Yaravuze ngo ibishwi bigura amafaranga make cyane, 2. Aravuga ngo n'umusatsi wanyu ngo mba nkuzi cyane, ngo none mwebwe se haleluya. Niho yavuze ngo niba ababyeyi banyu batabasha gufata scorpion ngo bayibahereze bagira ngo ni ifi, ngo bayihereze abana, bayibahe, ngo mwibwira ko njyeweho mwebwe niba muri ababyeyi babi, muri abantu babi b'ababyeyi, mwibwira ko njyewe Data wa twese mwiza ntazamenya, ntazita ku byo mukeneye. Rero nshuti, uri uwo Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Wikigirira nabi. Hari andi mahirwe mu Mana, hari ubundi buryo bwinshi Imana izakubeshaho. Wari ucitse intege kubw'umuryango, kubw'aho uturuka, kuba ibintu byinshi. Reka nkubwirire ijambo ry'ihumure. Uri uw'Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza kugira ngo uzagire wicika intege kubw'aho uturuka, kubwa bene data, kubwande nande, bababarire bareke. Ariko woweho uri uw'Imana yaremye, ikuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyigenderemo. Uri uw'Imana yaremye. Ikintu gikomeye Satani yakuneshesha, haduyi umwanzi Satani wica ejo hacu hazaza, ikintu gikomeye cyane yagukoresha ukumva ucitse intege, ni ukukubwira ngo ejo hawe hararangiye, muri Kanani haragose, ugarukana izindi nkuru. Oya, mureke twica uryamira aha, mureke twe kujyana imbere gato. Oya, tera imbere, gira intekerezo zagutse. Imana yacu, Imana yaguhamagaye, Imana yakurokoye, Imana yakubeshejeho, Imana yakurokoye urupfu rukomeye cyane, Imana yatumye utagipfa ukaba ukiriho, Imana yakurokoye mu mpande nyinshi zitandukanye, mu bintu byinshi byari bikugose. Imana yakurokoye cya gihe wari usigaye ntawe kuvugisha, iyo Mana yakurokoye. Uri uw'Imana yaremye, igusigariza kugira ngo uzakore imirimo myiza muri Kristo Yesu ndetse uyigendereho. Warucogoye nkubwira ijambo, uri uw'agaciro imbere y'Imana, mu maso y'Imana uri uw'agaciro. Wowe watumye Yesu aza, wowe watumye Imana isiga intama 99 ikaza igushaka. Ndagira ngo nkubwire ijambo, uri uw'agaciro
imbere y'Imana, wikigirira nabi, komeza wihanga amaso, tabaza, hari uwakumva uwo mubera. Nakunze umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Rero uri umuntu w'agaciro, Kristo imbere y'Imana arakuvuganira. Yaravuze ngo umunsi umwe Petero yari yanze kujya kubwiriza mu banyamahanga, aho bita kwa Koruneliyo, ni umugabo dusomamo inkuru, arangije ngo yanga kujya kumubwiriza, ariko umwuka w'Imana muza, umwuka wera aramwishurira, aramubwira ngo njyeweho Imana yanyu, njyewe mu bumana bwanjye ntabwo ndobanura abantu ku butoni. Rero no mata y'ahantu uturuka n'ukuri n'ibyo na bya bindi wanyuzemo n'ibyo wakoze byinshi, Imana igutegeye amaboko. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. No mata y'ibyo wakoze, ibintu byose wakoze, Kristo agutegeye amaboko. Ngaho mwemerere umusange akuruhure, arakumva, wikigirira nabi, mubwire yiteguye kukugirira neza. Imana iguha umugisha kandi igushyigikire, kwambika imbaraga. Reka dusengane. Wari ucitse intege, ongera usubiremo imbaraga, Kristo akubera imbaraga mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwami kuko uri Imana yabanye natwe. Mwene data agize icyifuzo cyiza cyo kugaruka mu mukumbi, kugaruka mu rugo, kugarukana mu mbaraga. Yaracitse intege ariko umwongerera imbaraga, asubizanye ibyiringiro cyane, asubiranye ibyiringiro. Urakoze Mwami w'abami, turagushimye ko ariwe imbaraga z'abantu bawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana, none n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha.